ntabwo ari kuri Bibiane gusa kuko Bibiane nakubwiye ko atari muri kiliziya zo zavuze ko nyine zo ziba zivuga ngo zamuvanyemo ariko nubundi ntabwo yari arimo kuko zashaka kandi nubundi urumva buriya nta nubwo navuga ngo nizo zamuvanyemo ahubwo Yesu yabonaga agiye kuvangira kiliziya nkuko umuntu yaza kukuvangira mu rugo rwawe ukamubwira uti rero mbabarira ugiye ku ruhande kuko yabonaga agiye kuvangira kiliziya agiye kuvangira Roho Mutagatifu yitwaje kandi ingabire Imana yamuhaye umva Imana ukuntu bifite agahinda Imana iduha ingabire aho kugira ngo tuzikoreshereze ahubwo tukazikoresha mu gusenyera Imana ari byo turi kwivugira ntabwo se kibi yavuze kuri Bibiane wenyine yavuze ku bantu ikura muri kiliziya ko ntibishaka ko abantu baba muri kiliziya cyane cyane iyo ufite ingabire kuko se kibi ntishobora gukoresha ingabire yawe muri kiliziya ngo bikunde kandi kiliziya yoborwa na Roho Mutagatifu none zizayikoreshamo gute irabanza ikakuvanamo igomba kukuvanamo kugira ngo ushobore kuyikoresha ntabwo rero Bibiane wenyine ntabwo bayerigeze abari umushyitsi muri kiliziya dufite abashyitsi benshi kuvuga Bibiane yari umushyitsi cyangwa yari ikitso mu kimwe Bibiane yari maneko ntabwo kandi ubwo hagarare n'abandi benshi bameze gutyo none se reka nkubaze ntufite iwawe umuntu yaza akabwira ngo ndashaka kujya iwawe ariko washyizeho isaha yo kuryama wakayigira iyo kubyuka washyizeho isaha yo kwinjira mu rugo wakashyiraho iyi ibyo washyizeho byose akagenda yishyiriraho ibye uwo muntu mwaba mubana yaba ari iwawe wamufata nk'inshuti yawe ni ukuvuga ari iwawe we akaza kuzana gahunda ze iwawe agafata gahunda ze akazizana iwawe wamufata ute ubu ngubu tumwamaganira kure hari abantu rero cyangwa kandi akayavuye muri kiliziya kandi ntabwo yari ayirimo none se muze tukiraho tubwire neza nyine iki bintu se kibi nyine yakubwiye kuri Bibiane wese ntiwabyumvise yarabivuze nawe warabyumvise kwari kugira tubyaktualize kuko ni uburyo bwo muze tuganira ibintu biri seri aho bwiyaba byashobokaga uzi ko bishobotse twajya duhora turi kwivugira ibintu turi gusobanura n'ijambo ry'Imana ingingo ku yindi ko nanjye ubwanjye nubwo mba ndi kubariza abantu benshi ariko nanjye ubwanjye hari ikintu nungutse kinini cyane yaba byashobokaga tugahora ahubwo ari byo 92 nibwo nirukanye shitani ya mbere jyenyine nyirukana muri mama yego nyirukana muri mama imuvamo buriya mama ni nawe wayisenya na yimbwa ntabwo ari je wari yize amaze kuko muri tuza dufite abashyitsi benshi kuvuga Bibiane yari umushyitsi cyangwa yari ikitso mu kimwe Bibiane yari maneko ntabwo ntubibona se byirimo kumukoresha ejo bundi ntiyari rimwe muvugisha ngo u Rwanda n'u Burundi bugiye gutemba imivu y'amaraso byaranjekeje yavuze ko ibyo bintu nabibonye byaranjekeje neza nabibonye ndavuga nabikoze uretse yuko nuko nyine mbanze uko zibakoresha nta murenganya nawe ntabwo abariwe kuko ziba zamufashe zikamubeshya ko ari Imana bo nta bugome baba bifitemo nta n'umutima mubi baba bafite ugararengana nawe nawe barengana abaresikarafi kuko nakubwiye ko kiliziya iri ku rugamba ikibi cyose shitani yitwa se kibi sibyo ikibi cyose wayivugaho waba uyivuze ukwiri mwaserera uyibwiye ko ari ntagatifu izi ko ubutagatifu yabuvuyemo iyo nkuru wica mwabipfa wow iyo ututse ngo inyana y'imbwa aho bwiti yakugura n'agapeti uri kuyivuga ukwiri uyivuze ukwiri abadukurikiye nizere ko bari kubyumva abo se kibizihora zidiha zikandije bazajye baza tuzisekure baje baza bazitegeze muzehe Faustin azisekure yeza baraha akazisekura Pro Universal Records
Emi Pro Universal Record. inshuti bakunzi ba Kiliziya, bakunzi b'ukuri ndetse n'ubumenyi, turabakiriye kuri YouTube channel Emi Pro Media ndetse n'iyitwa Rumuri Kiliziya. Wow. Twari tumaze iminsi tuganira ku bintu bitandukanye, cyane cyane ku muntu witwa Bibiane wavuye muri Kiliziya Gatolika. Twaboneyeho nyine kujya dutumira abasaseredoti batandukanye. Ubwo mboniyeho gushimira Padiri Rushigajiki Jean Pierre, ni Padiri mukuru wa Paruwasi Shyorongi, kanasuhuza Padiri Theophile uri muri Espagne, bamfashije njyewe ndetse na Kiliziya yose muri rusange kugenda bafasha abantu kumva bimwe mu byo Bibiane atemeraga, harimo ibijyanye na batisimo y'impinja, roho zo mu purigatori, ubusugi bwa Bikira Mariya n'ibindi. Uyu munsi rero ntusanzwe, ndi kumwe n'umusaza muri kumubona, ni umusaza mukuru rwose, muri kubibona, kandi bigaragara ko afite ni nka biblioteke ni nka biblioteke. Tugiye kuganira ibintu bikomeye cyane, reka mbanze mubahe abanza basuhuze, ibindi biraza nyuma. Muraho mzee? Muraho neza. Wakwibwira abadukurikiye? Nitwa Ntidendereza Faustin, nkaba ndi umukristo wo muri Paruwasi ya Kanombe, santarari ya Busanza. Ndi umugabo wubatse, mfite urugo, umugore umwe n'abana 10. Nkaba ndi umukarismatike, navuga ngo ushaje kuko mbimazemo. Ako kantu ka ushaje ni keza. Ni umukarismatike ushaje. Mu bukristo bwanjye maze kuba umukarismatike, nkaba narabaye cyane cyangwa narakurikiye byo gusabira abarwayi no kwirukana shitani mu byo bita muri ministeri y'impuhwe, muri karismatike niko tubyita, cyangwa se itsinda risabira abarwayi. Nkaba ndi umuyobozi waryo muri Paruwasi ya Kanombe. Yego. Nkaba no mu muryango Dukunde Kiliziya. Wow. Mwamwumvise, ni umusaza Faustin. Faustin si kuvuze? Ukaba uri muri Paruwasi, ubwo ni Paruwasi ya Kanombe? Paruwasi ya Kanombe, santarari ya Busanza. Santarari ya Busanza. Muze, turakwakiriye. Ariko ndi kumva ndi gushyugumbwa, hari ibintu byinshi nshaka kukubaza. Barambwiye ngo wirukana roho mbi, ukanaganira nazo, nibyo? Sinzi, uvuze kuganira wavuze ikindi, umuntu aganira n'inshuti ye. Ntabwo rero roho mbi ari inshuti zanjye, ahubwo n'abanzi banjye. Yanyize ngo namaniga yawe muri za mvugo zu. N'abanzi ba shitani n'umwanzi wa muntu, ko shitani yanga muntu, kubera yuko umuntu urebye niwe watumye iva mu ijuru. Kuko amashitani yari abamarayika, babana n'Imana, Imana ikunda, yatonesheje. Ariko Imana iremye muntu iramutonesha gusumba abamarayika, imurema mu ishusho ryayo, kandi mugira umugenga n'umutegetsi w'ibyo yaremye. Burya n'abamarayika bari barimo. Yego. Haba rero abamarayika bigomeka, bituma bumva nyine bateshejwe agaciro. Wari uri ku isonga ni Luciferi, agumura abandi. Amaze kubagumura rero, Imana ibirukana mu ijuru, baroha mu nyenga y'umuriro. Ndabyumva. Urumva rero, kubera yuko umuntu ari we watumye bava mu ijuru, ni umwanzi ukomeye. Ku buryo rero ziba zimuhiga, ahubwo ikibazo cyabaye nuko zimushakana umutima utaryari. Ziba zimushaka amanywa n'ijoro. Buriya amasaha 24 kuri 28 shitani ziba zihiga. Unange ziri kumpiga cyane cyane. 28 kuri 28. Ahubwo ikibazo nuko umuntu atamenye uwo mwanzi cyangwa amenye ko ahigwa. Nese muze nk'urugero, shitani se tuvuge nk'iki urambwe ngo bari abamarayika, nyine bitwaye nabi, Imana ibashyira mu muriro bahita bahindukamo shitani. Nizo zonyine zibaho, zari zingu bari bangahe? Bibiliya itubwira ko mu ijuru hamanutse 1/3 kimwe cya gatatu cy'abamarayika bo mu ijuru.
ariko ubwo umubare ntabwo tuwuzi. Umubare ntabwo uzwi, ariko urumva 1/3 ni benshi. Nabo ngabo bakihari gusa nta bandi mashitani. No, ntabwo ari abo kuko utajya zisaza zirabyara zikororoka zikaba nyinshi. Wenda naguha urugero nko ku kintu kimwe, kuko buri cyaha burya gituma hari shitani zivuka. Ariko ikiziha imbaraga cyane kurusha ibindi nazo ubwazo zemeza ko ari ubusambanyi. Nese ubwo mbonye nk'umukobwa nkamukunda tukagira nyine tugakora imibonano mpuzabitsina ku buryo butemewe nyine tugasambana, ubwo mpita ntuma hari nka shitani itivuka imwe se ari imwe ntacyo byari bitwaye. Ari imwe ntacyo byari bitwaye. Ubundi bijyanye n'ingabire waba ufite, kuko burya ibintu byose shitani zibikuramo umusaruro ku bantu bijyanye n'ingabire umuntu afite. Ibintu byose shitani zibikuramo umusaruro ku bantu bijyanye n'ingabire umuntu afite. Yego, buri wese bitewe n'impano afite bishobora kubikuramo umusaruro. N'ingabire, impano n'ikindi. Noneho rero ni ukuvuga ngo bijyanye n'ingabire ufite muri ubwo busambanyi usambanye rimwe gusa, ituri imwe yonyine zishobora kubyazamo gukoramo amashitani kuva ku bihumbi 10 kugera kuri miliyoni 10 bijyanye n'ingabire yawe. Abasambanyi bagenzi banye nizere ko muri kubyumva. Iyo usambanye rimwe gusa uhita ububyaye hahita havuka amashitani nk'ibihumbi kuva ku bihumbi 10 kugeza kuri miliyoni 10 bijyanye n'ingabire ufite. Abasambanyi bagenzi banye ko bari kubera yuko ubusanzwe ntabwo shitani zigira matière première. Yego, yo kurema. Ariko muri bwa busambanyi zibona matière première. Matière première bisobanuriye neza abadukurikiye kuko harimo nka mama wanjye. Urumva ni matière première ni ukuvuga ngo ibikoresho byo gukoramo ikindi kintu. Ntabwo rero zigira ibikoresho byo kurema, kuko Imana ni nk'inzu ukavuga ngo ndakenera amatafari n'umucanga n'ibiki. Urabona abantu ba mbere Imana yababumbye mu gitaka. Kuva icyo gihe uyu munsi ntabwo irema yongeye kubumba mu gitaka, ikoresha abantu. Abo bantu rero ibyo bakora kugira ngo abandi baremwe, iyo babikoze mu buryo bunyuze mu mategeko Imana irarema. Yego, sibyo? Iyo babikoze rero mu buryo butanyuze mu mategeko, ko tujye twibuka ko shitani n'umwopoza w'Imana. Niba Imana yarategetse ngo ikintu mujye mugikora gutya, shitani iravuga itoya mugikoze gutya ntacyo bitwaye. Iyo tugikoze uko Imana itabitegetse ubwo kiba kibaye cya shitani. Noneho rero za shitani icyo zikaba zibonye ibikoresho byo kurema, kuko nyine Imana ntiribuze kuremera mu cyaha. Nabyumvise ziprofita donc zigendera ku ntege nke zacu. Ubundi shitani sinzi, shitani nta mbaraga zigira, nta n'ububasha zigira. Usibye n'ibyo ra. Kandi shitani nge hari abantu njya mbona ngo uriya muntu ngo amashitani ngamutuyemo kari nko kugenda arisha kandi abandi batarisha. Abo mu nteko y'abantu, ibiremwa biri mu nteko y'abantu buri ntago birisha, ukabona nk'umuntu ari kugenda arisha. Hari n'ahantu nagiye njya mu masengesho ukabona nk'umuntu, hari umuntu nigeze njya ahantu noneho agafata akaboko kamwe kafataga icyuma kagiye kumwica kandi arake, noneho akandi kakamutabara, kamwe kagiye kumwica akandi gashaka kumutabara. Bakavuga ngo arwaye amashitani. Gusa urumva wavuga wazisuzugura, uravuze ngo nta mbaraga zigira kandi urumva zifite ibintu zikora. Ibyo nibyo byatuma ntazisuzugura. None se tuvuge wibye imbunda y'umuntu ukagenda ukayirashisha undi, wavuga ngo ufite imbaraga ko wakoresheje imbunda y'inyibano? Ngaho meze nk'ugiye gutsindwa kuko ntabwo ari iyawe, si nawe wayikoze, ntiwanayiguze. Ariko usanze umuntu yarangaye, urayifata urayiba, uragenda urayirashisha ahandi hantu. Icyo gihe wavuga ko ufite imbaraga? Ntabwo uzifite, kuko ibyo ntabwo ari ibintu wagenda wiyemera ngo wagezeho, ugenda ubitangemo ubuhamya. Nguko rero uko shitani imeze. Shitani nta mbaraga, na bwa bubasha bwawe na bwa butegetsi bwawe. Yamara kubyigarurira
ikabikoresha mu kurimbura isi. Urumva ntabwo ibikoresha ibintu byayo. None se muze twibutse abantu ko ari Faustin turi kumwe, ni ukuvuga nkawe nk'urugero ufite, hari impano ufite, kuba yenda uri umuyobozi muri bya bintu byose batubwiye, ubu nawe shitani ishobora kubyifashisha nawe ikayobya isi. Indangaje nkarangara nkaho tuvugiye igize amahirwe nkarangara ni nkaho tuvugiye, azikoresha rwose umuriro ukaka, mu gitondo wajya kubona ukabona ndapotre. Ariko Faustin duhe nk'ingero 3 zitandukanye kugira abantu banabyumve neza. Tuvuge nk'urugero, ngiye kuguha nk'ingero, tuvuge 3 z'impano, utubwire ukuntu Sekibi yagushuka kugira tuhite tujya tuvuge nk'umuririmbyi, simpa ni ingabire. Umuntu tuvuge nk'umusaseridoti, n'ubusaseridoti n'ingabire y'Imana. Ikintu dushaka tuvuge kuri ibyo bibiri, tuvuge duhere ku muririmbyi, ni gute shitani yakwifashisha uburirimbyi bwawe ikarimbura isi, cyangwa nk'ubusaseridoti bwawe ikarimbura isi. Ingabire y'Imana burya buri gihe kugira ngo ikore icyo Imana yayigeneye, hari ibintu bisabwa. Bisaba kumva ko iyo ngabire nubwo uyifite ariko atari yawe bwite. Ko ingabire burya si y'umuntu. Oya, niyo nubwo abantu bavuga ngo kana kafite ingabire ni kana, ntabwo ari byo. Nyine nta yindi mvugo twakoresha, birumvikana. Ariko ingabire ni ya Kiliziya. Ni ingabire y'Imana iba yarashyize muri Kiliziya kugira ngo ikorere Kiliziya. Ko Kiliziya wakwibaza uti none se Imana yahaye Kiliziya gute? Kiliziya ni ubwami bw'Imana ku isi. Muzi ariko aho namera nka Sekibi nanjye nkahita ngutega umutego. None se Kiliziya imaze imyaka 2023 ibaye yose, tubyemera? Kandi mu mateka twize ko isi imaze byata irenze niyo. None se mbere ya Kiliziya nta ngabire zabagaho? Ingabire zari zihari. Neze mbere ya Kiliziya ntari umuryango w'Imana abayahudi. Nuko wari uvuze ngo ingabire Imana iziguha ngo kubera Kiliziya ni. Donc mbere wenda ubwo nsubira inyuma gato ya kugira ngo byumve. Mbere Imana yabanaga n'abantu muri rusange. Uko abantu bagenda bayinanira iza gutora umuryango w'Abayahudi. Iba ari wo yemerera ko ari bo bazajya bayisenga, n'abashatse kuyisenga nabo bakisunga cyangwa bakagura ubwene gihugu mu Bayahudi. Nk'uko bizi rero bikomoka ku isezerano Imana yagiranye na Aburahamu. Iramubwira iti rero ubwo tugiranye isezerano uzongera kwitwa Aburahamu kundi, uzitwa Aburahamu. N'umugore wawe ntazongera kwitwa Sarayi, azitwa Sara. Kandi urubyaro rwawe ruzangana nk'inyenyeri zo mu kirere n'umusenyi wo ku nyanja. Icyo gihe Imana ibimubwira ntabwo yari afite umwana. Iryo sezerano byarabaye, aza kubyara Izaka abyara Yakobo, ni Yakobo. Noneho nawe abyara abahungu 12. Nibo Imana yashingiyeho umuryango wa Isiraheli. Sibyo? Uwo muryango rero uba ari wo uba umuryango w'Imana. Ushaka gusenga Imana y'ukuri akanyura muri uwo muryango. Bona abantu bananiye Imana kuva kera, ntabwo abantu Imana twarayinaniye kuva kera, ntabwo bigeze bayinogera. Nubwo wari umuryango ariko nk'iyo usomye uko babanaga, mu gitondo baga bumvikanye, saa sita bagashwana, nimugoroba bakiyunga, gutyo bagahora bari guserera. Bagahora baserera n'Imana. Nusoma isezerano rya kera uzabibona. Igihe rero kiragera, ntekereza ko Imana yabirambiwe. Uribuka ko hari n'igihe cyageze Imana ariyo yayoboraga umuryango wa Isiraheli. Abayisiraheli bavuga ko bashaka umwami, batagishaka ko Imana ibayobora. Yabitsinze. Kuko hari n'abantu batibaza impamvu Imana itarika muntu. Hari n'abantu batazi Imana bavuga ngo Imana yarimbura muntu. Gute se? Yakwirimbura se? Ntabwo yakwirimbura. Kuko amugani turimo no mu ishusho yayo. Twarimwe mu ishusho yayo. Iyo shusho ntishobora kuyihara na rimwe. Iravuga itese mbigenze nteko byanze. Nibwo yemeye kohereza umwana wawe w'ikinege Yesu Kristo. Yego. Buri hari ikintu abantu batabona,
aza kubana natwe. Ikintu yaragamije cyane kwari ukudutoza imico yo mu ijuru, kuduhambura ku isi yari yaratuboshye. Uzareba inyigisho ze zose zari zo kuduhambura ku by'isi, yego, zituganisha mu ijuru. Niyo mpamvu uzabona burya inyisho za kiliziya abantu batazumva ko kirigisha ibyo mu ijuru. Kandi ibyo mu ijuru ntabwo abantu baba bashaka kubyuba, bashaka ibifatika, bashaka amazu, bashaka imodoka, bashaka ko babwira ko bazabona indege, ko bazabona ibiki, n'ibyo abantu baba bashaka. Ariko ibyo mu ijuru ntibashobora kubyuba. Ni ukuvuga impamvu abantu za kiliziya zibagora bari ibyo mu ijuru kandi birenze. Baba bashaka birenze ubwenge bwa muntu. Ibyo kiliziya yigisha birenze ubwenge bwa muntu. N'ababyigisha buri ubabajije ukabacukumbura, hari abo bagira bakabwira batereka da. Niyo mpamvu uzabona hari ibyo abapadiri bajya bavuga batazi byari byo bagaseka ngo abapadiri ntacyo bazi. Ukavuga ati iri ni iyobera rikomeye ry'ukwemera, kuko ni birenze ubwenge bwa muntu. Sibyo? Ari nabyo Yezu yavuze igihe yari hano ku isi. Uribuka ko yabwiraga abantu, akabwira ati se ko mbona mutumva kandi mbabwira ibya hano ku isi. Kuko yababwiraga akoresheje ibiti, imizabibu, kugira ngo arebe yuko byibura bakumva. Ariko sibyo yabashaka kuvuga. Yabaga ashaka kuvuga ibyo mu ijuru, ariko agatanga ingero ku by'isi kugira ngo byibura ubwenge bwa muntu bushobore kubikurura. Noneho rero Imana yavuga iti aba bantu se ndabagira nteko byanze, yohereza umwana wayo ikintu yaje gukora kwari ukudutoza ibyo mu ijuru, kwari ukudutoza kurekura isi dufata ijuru. Ariko twarayigundiriye, twanze kwirekura kuko shitani dufata inyuze mu isi, mu by'isi. Noneho Yezu akadutoza kubirekura ngo dufate iby'ijuru, tukanga tukabigundira. Noneho Yezu arakomera, agenda twigisha duha ingero zo kubaho. Uribuka yuko intumwa yatoye bwa mbere zari zifite ibintu, zifite amasambu, zifite abagore, zifite abana, zifite ibiki, ariko zimukurikiye ntabwo zongeye gusubira inyuma ngo zijye muri bya bintu, ko zari zibonye ikirenze bya bintu. Ni ukuvuga byandi bajya bavuga ngo ni ukubyita umwanda kubera ingoma. Ni Pawulo wabivuze. Pawulo mutagatifu yaravuze ati maze kumenya Kristo nasanze ibindi byose ari umwanda ugereranije n'iby'agaciro namenye. Ndetse nsigaye mbifata nk'amazirantoki. Nsigaye mbifata nk'amazirantoki kuko yaramaze gusogongera ku buryohe bw'ingoma y'ijuru. Yezu rero aje aravuga ati rero kugumya gufungiranira abantu mu muryango w'Abayahudi ndabona atari byo. Akora ivugurura. Yego. Buriya yavuguruye guverinoma ya se. Kwa kundi bavugurura. Yavuguruye guverinoma ya se. Atora intumwa 12 zo gusimbura ba 12 bo mu isezerano rya kera. Yego. Sibyo? Sinzi niba abantu baba babibona. Abantu benshi batabitekereza. Bo bareba bya mukanya uvuze ikintu gikomeye, umuntu aba yirebera nk'umurongo watuma abona nk'agapeti. Natwe twinywera ugiye. Isengesho wavuga nyine gerekeranye na byeri cyangwa bitewe n'icyo uri gushaka. Tukabyirengagiza kandi ari byo bifite agaciro. Noneho avugurura guverinoma. Ndetse ashyiraho na premier ministre. Buriya Petero ni premier ministre. Yego. Mu bwami bw'Imana. Administration y'ijuru. Ubwo na premier ministre w'ubuzima w'iki byose. Erega hari ibintu abantu batabona. Uribona abepiskopi bambara ingofero, iriya ngofero uzi icyo ari cyo? Ya ni kamba ry'ubwami. Yego. Ko kiliziya ni ubwami bw'Imana ku isi. Bambaye ikamba ry'ubwami. Ntuzabikinisha. No kuvuga baba ari kudusogongeza ku buzima bw'ijuru. Erega uzarebe ibyo kiliziya ikora ubundi ni ukutumenyereza uko tuzabaho mu ijuru. Itura igitambo buriya sinzi niba barabigenzuye. Buri iminsi yose dufite hano ku isi kiliziya, buri munsi ubura umunsi mukuru wa kiliziya. Nta munsi n'umwe utariho umunsi mukuru.
ariko uzi ko ari byo byandi tujya tuvuga ngo mutagatifu runaka ibiki buri munsi uba ari umunsi mukuru. Icyo kiliziya bishaka kudutoza nuko nitugera mu ijuru tuzahora muri iyo minsi mikuru nyine tuyizihiza. Yego. Tugomba rero kubitangira hano ku isi. Twibyo ntajyaga mbitekereza. Kandi ubwo mpagarare n'abandi banyantege nke benshi batajya babitekereza. Tugomba kubitangira hano ku isi iyo minsi mikuru tukayizihiza, burya tuyizihiza n'ijuru rihari. Kuko kiliziya ni ubwami bw'Imana, ntabwo y'Imana twakora iminsi mikuru y'ijuru idahari. Noneho rero ni muri urwo rwego usanga abantu mu by'ukuri badashobora kumva inyigisho za kiliziya kuko zihanikiye ubwenge bwa muntu. Izo nema rero n'izo ngabire iyo Imana iturema, buri muntu kubera ko Imana ibifite ikimwohereje gukora ku isi, kuko tuza ku isi tuje mu butumwa. Yego. Ku isi ntabwo ari iwacu, tuba tuje buri wese abafite ubutumwa ari abafite ubutumwa ajemo hano ku isi. Ni na mpamvu nyuma y'irangira ry'isi hazaba urubanza, kugira ngo buri wese ahemberwe ubutumwa yakoze cyangwa ahanirwe ko atabukoze. Niba rero tuza ku isi dufite ubutumwa, ni ukuvuga ngo ijuru nyine riguha ibikoresho uzakoresha bwa butumwa. Ntabwo umuntu yakubwira ngo ujye kumuhingira ngo ye kuguha isuka. Yego. Uzi wahingije. Kandi umuha isuka warangiza ukaza no kumushyira n'ibiryo saa sita. Tuba dufite ubutumwa. Muri ubwo butumwa rero niyo mpamvu tugira ingabire zinyuranye, ko ntituba tugomba gukora ibintu bimwe. Buri muntu agahabwa ingabire bijyanye n'icyo azakora. Warangara rero warumbwiye ku baririmbyi no ku bapadiri. Yego, izangabire ukuntu yego dise tugaruka handi. Yaba umuririmbyi yaba padiri, buri wese ari mu butumwa bwe. Sibyo? Ariko niba urangaye yangabire ukayita yawe, cyangwa se ukifata nkaho utayifite, kuko hari n'abifata nkaho batazifite. Sibyo? Cyangwa ntiwumve iyo ngabire ikimaze mbere na mbere, ikimariye kiliziya, uburyo yesha Imana data ikuzo, ubundi nako kamaro rega, ubundi ntibyagombye kurengaho. Ikimariye imyenda ishobora kwifata ikaguha n'agahogo keza kurushaho, kugira ngo ukomeze uyikorere, kuko buriya hari ibintu byoroshye kumva. Uzareba Imana uko iteye no mu mikorere yayo, ibintu byayo byose no guca bugufi byose, kuko nayo ubwayo tujye tureba ukuntu yaciye bugufi, ukuntu umwana wayo yicishije bugufi, akaza akabana n'abantu, agasangira n'abantu, akabyarwa n'umuntu, akonka ibere ry'umuntu, akuhagirwa n'umuntu. Ariko biriya mujya mubyumva, ubwo ni kugenda biprocesinga. Ubura na Yesu ibyo barabimukoreye, none nawe bakamukanjira igitoki cyane, nawe akarwara bagahita bamujyana nko kwa muganga. Ibyo kurwara simbizi ko ntaho byanditse, ariko yakuze nk'abandi bana, nta cyamutandukanyanaga n'abandi, yakinaga n'abandi bagaterana ibyondo bakagira gute. Urumva kwicisha bugufi kw'Imana, ibyo bintu urumva ubwenge bwacu kujya birarenze, sibyo? Kuko biriya byose ko ari ukuduha urugero. Ubwo ni nayo mpamvu yavuze avuga ati ushaka kuba mukuru nabo umugaragu w'abandi, kuko niyo nzira y'ijuru. N'ijuru naryo ryigize nk'aho ari umugaragu wacu. Ukoze ko logique hano ku isi koko itandukanye n'iyo mu ijuru. Hano ku isi umuntu ushaka kugira ahita yibyimbye kamera gutya, umukobwa niba ari mwiza agahita agira nyine akabigendera, akagira gute. No kuvuga muri logique yo mu ijuru bisaba ko wicisha bugufi, guca bugufi. Aho rero niho shitani zifatira zangabire zacu, kuko uba witandukanije n'uwaguhaye yangabire. Yego, wamaze kwitandukanya nawe, kuko we yicisha bugufi, none wowe uri muri ikuza, mwese urumva mwahurirayo. Icyo gihe rero shitani igusamira hejuru, kuko n'ubundi cyakuye Luciferi n'abari abamarayika bamuyobotse mu ijuru no kwikuza. Ubwo baba wabayobotse, kuko hari ikintu mutabona cyo guca bugufi. Hari akandi kantu nakubwira, ko tubikora buri munsi ariko wasanga hari tutabitekerezaho. Ndakubaza ikibazo, ujya urya? Njya n'ubu mu gitondo nabibyukiyeho ubwo ndi kumva nanabishaka. N'ubu uri ugushaka ari ibiryo urya
ari nawe ubirya igifite agaciro n'iki? ibiryo ndya nawe ubirya igifite agaciro n'iki? twese turagafite twese turagafite. Mufite agaciro kamwe, mufite agaciro nk'ak'ibiryo. Mufite agaciro nk'ak'ibijumba n'ibishyimbo cyane nk'ak'inyama. Agaciro kawe ni nk'ak'iki mu biribwa? Ni nk'ak'iki nyine urumva nge turi mu kora ko nge ariko ngene kubyara ngo yenda ngo Imana yaravuze ngo tugize umugenga wa byose, ubwo ninge waba ukaze kurusha ibijumba da, ninge ukaze ninge ukomeye kurusha ibijumba. Nyine nakubajije ari ibiryo urye, wenda ureke ibijumba uvuge n'inyama, ari nawe ubirya igifite agaciro n'iki? Ninge ufite agaciro kuko urumva mbifiteho ububasha ko ngenda birya ariko ntibindye. Ninge ugafite. Niho ugafite. Aho ngaho rero buriya niho hari iyobera rikomeye ry'ukwemera. Yego. Kubona Imana umuremyi, umugenga n'umutegetsi wa byose ihinduka igaburo rya muntu. Wari unteze umutego ariko ni umutego mutagatifu. Ni umutego mutagatifu, ntabwo rero ko nawe turaza gusoreza. Biye cyo ari nk'ibintu byankirishamo ubumva nageze. Ubwo uhisuza muri bira nko guhazwa. Imana umugenga umuremyi ushobora byose, ubeshaho byose, utegeka byose, igahinduka ifunguro rya muntu, umuntu akayirya. Ngaho harakomeye cyane. Arimo kwicisha bugufi gukomeye cyane. Harimo kwicisha bugufi gukomeye cyane. Kuko ubundi ntago twakabaye, ahubwo twe yakabaye turya. Ni twebwe yani urukwavu ngo rukuze rugira ngo urabona ubundi muntu yorora amatungo akajya arya. Imana iteye nk'uko duteye yagivuga iti uyu munsi ndabaguriya, ejo nzarya uriya, ejo bundi nzarya uriya. Nk'umwami kirango yarebaga nk'umukobwa umeze neza ati munzanira uriya niwe ndagira none, yabona n'uruti muzanzanira wowe. Sibyo akuzi ko ari byo Imana iramutse imeze gutyo nk'abakobwa, reba nk'abakobwa ngiye mitanerekeza nko kuri ibyo nyine kuko ari byo nkunda cyane. Nk'ubwo yagireba nk'ibyuki kaza nko mu Rwanda igatireba nk'icyuki, u Rwanda rugira abakobwa beza. Ihita ivuga ati muzanzanira uyu niwe nzagira ejo. Ikagenda kareba nk'inka nziza hano runaka ati niye, ariko ntabwo ibikora nyine, ahubwo ubwiremera akavuga twe tukayirya. Kuko ntabwo twumva uguca bugufi kw'Imana. Igihe rero utarabyumva mwumva ukuntu Imana ica bugufi kugira ngo zangabire uzikoreshe uko Imana ibishaka, ntabwo byoroshye. Kuzibeshya ko ari izawe, numara kwibeshya ko ari izawe uzatandukana n'Imana. Kw'ingabire zose ziyoborwa na Roho Mutagatifu. Nta muntu ushobora gukoresha ingabire we. Yego. Oya. Ubwo ni ukuvuga ko wowe kimashini giteyemo nka programme runaka, nta muntu ushobora gukoresha ingabire. Niyo mpamvu Yesu agiye gusubira mu ijuru yadusigiye Roho Mutagatifu. Ko arazi ko ingabire tutazikoresha ngo bikunde. Kuzimanaginga ntabwo twabishobora. Ntabwo twabishobora. Ingabire se wamenye uyikoresha iki? Wamenye uyikoresha ryari se? Itangiye kunshaka. Wamenye uyikoresha iki? Wamenye uyikoresha ryari? Nuvuga ngo rero kugira ngo ya ngabire yawe ikora ikigomba gukora, shitani itayiba. Sibyo? Ngo rukonegise kuri Roho Mutagatifu. Internet. Kandi Roho Mutagatifu aho bitunanirira buriya ni hamwe. Twibagirwa ko iby'Imana byose ari bitagatifu. Ni nayo mpamvu nyine yitwa Roho Mutagatifu. Ntabwo ari roho, nta nubwo ari umwuka wera, ni Roho Mutagatifu. Wazumwanda kagenda ubwo zangabire shitani kabigize ite? Irazicakira kakwarikamo, irazikazicakira. Nico Yesu atubwira. Urabona avuga ati roho mbi ntigenda ngo ihere, iragenda ikazerera ahantu hagasi niba bayirukanye, igashaka uburuhukiro ikabuba. Muze uvuze gutyo bitanibuka ikibazo nyine ngomba kukubaza gikomeye cyane cyatumye ngiye nkurikira channel yawe yitwa Urumuri Kirisi TV, nkaba nshishikariza n'abantu gusubscribinga kuri channel ya Muzehe Faustin Urumuri Kirisi TV. Nyine haba hariho
ibi bintu byiza ari kutubwira, iri jambo ry'Imana ari kutubwira biba biriho mu mateme atandukanye. Rero hari ikintu nabonye ko kare tutangira nakubajije ngo ujye uvugana na Sekibi, hari wankosoye wambwiye ko muramutse muganira, wambwiye ngo inshuti ngo nizo ziganira. Sekibi turarwana cyangwa yirimbura muri gutimbagurana. Duhora ducungana buriya. None se hari igikunesha? Ntabwo bishoboka, yani guteze. Ntabwo bishoboka. Uhora uyemeza. Ntabwo byashoboka. Bize byashoboka gute? Kuko iyo tuvuze ngo turarwana, tuba tumeze urushishi rwagendanye n'inzovu. Inzovu urayizi? Inzovu ndayibona, ntabwo ndayibona live ariko njye nyibona ku mateleviziyo. Urabona uko inzovu ingana, urushishi narwo ruzi. Ndakabona kuntu kabakanga. None biragendana, urumva agashishi uko kangana ntikashobora kubona inzovu. Kumvaga ari konyine, ariko inzovu yari kari inyuma. Iyo yari yego. Noneho karagenda, igihe karangije iteme rwose kageze ku nkombe yo hakurya. Ya nzovu bikandagiye ku iteme. Rihita ririduka. Niba agashishi katarukira nk'ari akarivuga kati ati murareba ukuntu nkomeye, ndakandagira ku iteme rikariduka. Ko kari kazi ko ariko karirituye. Ati ndarenze. Natwe burya niko tubaho. Yego. Yezu na Roho Mutagatifu barazisekura tukivuga. Tukagenda twikira ngo nitwe ngo twakoze kuko nyine bicometse kuri Yezu. Sibyo? Ubasha bwa Yezu bunyura, we navuga ko uburi nk'ikaburi. Bukakunyuramo bugakubitanya na imbwa. Yagarama ukivuga uti ndagusekuye. Sibyo se? Ukagenda wikina. Cyane uti ndakwashije sha ntuzongere. Kandi ari Yezu wagukoreye umuti. Kandi ari Yezu wazisekuye, ari ububasha bwe. Kuko tuzirukana mu izina rya Yezu. Ntabwo rero mu izina rya Faustin. Faustin mpise mbona no kukubaza kuri iyo ngingo. Hari umuntu w'umuririmbyikazi urumva cyagena kwaje kubaririmbyi ukuntu Sekibi bishobora gukoresha ingabire zawe. Hari umuririmbyikazi w'umukatolike mu Rwanda yitwa Bibiane Manishimwe, ndetse yanahimbye n'indirimbo yitwa Nyemera ngendane nawe. Iyo ndimbira nakundwa cyane kuri Radio Mana Rwanda, Pacis TV no kuri YouTube, ifite na views nyinshi zirenga miliyoni 2 mu gihe cy'imyaka 2. Noneho nyine nyuma twaje tumubona ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye avuga ko hari bimwe mu byo atemera, ariko noneho kubera ko nangiye nyine urumva naramufanaga, umuntu wafanaga iyo agiye no mu bindi uravuga se uno muntu bimeze bite, ugakomeza ukabikurikirana. Nigeze mbona kuri channel yawe Rumuri Rumurikira Isi TV uvuga ko shitani yakubwiye ko muri kurwana, wankosoye ntabwo muri kuganira, mu munsi umwe muri kurwana na shitani, ngo yakubwiye ko Bibiana ari umukobwa wayo, ngo yiyohereje hano munsi ngo ari mu butumwa bwayo. Nibyo wabitubwira wiki? Urabona nyine ku rugamba iyo wafashe aduyi umwanzi, buri ikintu cya mbere ukora ni ukumubaza amabanga y'ibyo akora. Yego. Siko bigenda se? Bamusi kugira ngo n'abandi bumenye aho bashakira. Yuri umurwanyi uzi kurwana, ntabwo uvuga ngo ubwo namufashe ngo birahagije. Kuko ntabwo aba ari we wenyine. Ugomba rero kumukuramo amakuru ukamubaza uti niko bimeze bite, wabipanze uti, byagenze bite, ahantu wahapfumuye uri kumwe nande, mwabipangiye ni bande basigaye inyuma, mukorana n'abandi. Burya nibyo mba ndi sinzi, wenda usanga hari ibintu mwitiranya. Nabonye uravuze ngo yarari muri Kiliziya Gatolika, ariko ntabwo ari byo. Yarayirimo da. Yarayirimo gute? Yarabatijwe, ahabwa n'andi masakaramentu, akajya no mu misa byose, akayimbira. Yari umugatolika. Yari we. Ni iki kigaragaza ko yari we? Yari afite n'ibyemezo, yajyana no ku mukarani ibyangombwa by'uko ari umukatolika. Ntabwo ikigaragaza ko uri umugatolika ari ibyemezo cyangwa kujya mu misa cyangwa ko wabatijwe. Bigaragazwa n'ukwemera. Yego. Sibyo? Ibyo wemera nibyo bigaragaza niba uri umugatolika cyane butari. Iyo wemera ukwemera kwa Kiliziya, ukwemera amahame ya Kiliziya, ukwemera amategeko ya Kiliziya,
ukemera ibyo kiliziya yemera byose uba uri umugatolika. Buriya muri kiliziya dufite abantu benshi batari abagatolika. Muzehe Faustin, dufite muri kiliziya gatolika abantu batari abakatolika? Yego. Binsobanure neza mbyumve. Binsobanure mbyumve. Neza n'abantu bari muri kiliziya batemera ibyo kiliziya ikora kandi bagakomeza bakayigumamo. Neza baba ari abagatolika. Nk'uwo yagendera ngo umugatolika yagiye gute? None se sinzica nimwe niba nabikurikiye sinanabyibuka. Ariko nabonye aho yavuga ko atahabwaga penitensiya. Sibyo? Atemera abatagatifu. Atemera Bikira Mariya. Yego. Sibyo? Nose wamwita umugatolika uhereye kuki? Reba iyo tujya kubatizwa. Cyangwa bagarukira Imana iyo bagiye kwigarukira. Yego. Ikintu cya mbere bakora ni gusubiramo indangakwemera. Nose bivuga iki? Gusubiramo indangakwemera bivuga iki? Indangakwemera aba ari mu by'amasezerano, nko kuvugurura amasezerano n'ibiki byose no guhamya nyine kwemera kwawe, ibintu nk'ibyo. Ni ukuvuga ko uba wemeye ibyo kiliziya yemera. Niba se ubiciyemo kabiri ubu ukiri umugatolika, wa mugani ukajya ubivuga ariko ukayivuga n'urugero ukajya mu ukayivuga ariko none reka nkwereke ikindi igikomeye abantu batajya batekereza. Muri atasiyoni turirimba ngo iki? Ngo ahabwa abeza n'ababi, ariko nibo birobanura. Abeza bahabwa iki? Ubugingo. Ababi bagahabwa urupfu. Sibyo? Nese wagize ngo ni ibintu byanditse. Ni indirimbo ariko yavuye mu kwemera, yavuye muri Bibiliya. Sibyo? Ndumva ari Paulo mutagatifu wabivuze. Sibyo? Muri uko kwemera rero, niba umuntu adahabwa penitensiya, wambwira ko yabayeho adacumura? Ntabwo bishoboka. Ntabwo waba udacumura. Mbese niba yaracumuraga ntabwe penitensiya, ubwo yari mwiza? Yari kugenda yandura gake gake. Nese ubwo yahabwaga iki? Tujye tureba ibintu uko biri, mugaca ibintu ku ruhande ngo mugisigo tuvuta mugire gute mubeshyi. Cyo ni ibinyoma. Yahabwaga iki? Kandi yahabwaga ubugingo. Yarahazwaga kandi adasaba penitensiya. Yahabwaga ubugingo. Ubwo no kuvuga yahabwaga urupfu. Ntunize. Bibiane niba nyumva ndabizi ko kino kiganiro araza kukireba, yabaze ibyaka yose ari guhabwa urupfu. Sibyo? Ikindi urambwira ngo yari umugatolika. Iyo tuvuga kiliziya gatolika, tuba kiliziya gatolika nk'uko Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu ari Imana imwe. Burya na kiliziya kubera ko ikomoka ku Mana, nayo ni ukwiteye iri mu butatu. Sibyo? Iri mu butatu. Igizwe na kiliziya eshatu zunze ubumwe. Yego. Ako urakansobanurira. Igizwe na kiliziya eshatu zunze ubumwe. Zikaba kiliziya imwe gatolika itunganye yashinzwe na Yezu Kristo ku ntumwa ze 12. Urumva? Nuvuga ngo sibyo irasana. Hakaba kiliziya yo muri purgatori, mu isukuriro, kuko ntabwo wava ku rugamba wabaye urwavumba ufite ibikomere, ufite ibiki urabona umusirikare uvuye ku rugamba uko bameze. Ntabwo wahita winjira hatagatifu. Uranze ukajya koga bakakomora ibikomere bakagira gute, ukabanza ukagarura ubuzima. Hakaba na kiliziya y'abatsinze yo mu ijuru y'abatagatifu bari kumwe n'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Iyo niyo kiliziya imwe itunganye gatolika yashinzwe na Yezu Kristo ku ntumwa 12. Niba rero umuntu avuga ati njyewe sinemera abatagatifu, atemera abatagatifu, ntiyemera Yezu, ntiyemera n'Imana, kuko n'Imana ni nyir'ubutagatifu, nayo ni ntagatifu erega. Sibyo? Ntiyemera Yezu Kristo, ntiyemera Bikira Mariya, ntiyemera abatagatifu. Ni ukuvuga ngo kiliziya yo mu ijuru ntayemera.
mwese wambwira ngo ari umugaturika ariko sha waje muri ko kubeshya guko ahubwo tsaza abantu benshi atari abakatolika ese muzajya mubona abantu b'abashyitsi wenda baje gucumbika muri kiliziya nibataha muvuge ngo abakatolika bagiye nibasubira iwabo muvuge ngo abakatolika bagiye nta mugaturika ushobora kuva muri ntabwo bibaho none se reka nkubaze ikibazo umugaturika nuwemera Yezu nuwemera ko kiliziya yashinzwe na Yezu Kristo sibyo none se uramutse ubyemeye utyo wava muri kiliziya yashinzwe na Yezu ukajya mu yashinzwe n'umuntu ukajya mu rusengero rwashinzwe n'umuntu usko uvuze gutyo mpita nibuka hano hakurya yanjye hari urusengero njye mpabona rwashinzwe n'umuntu ku giti cye nyine ndakubaza none se zari zose ntizashinzwe n'abantu ku giti cyabo uretse kiliziya mbwira urundi rwashinzwe n'Imana nuruheze akoze ko kiliziya yonyine ari ikomoka ku Mana nyine mbwira urundi umbwira uturunuru izindi zose zifite abazishinzwe uhereye kuri Luteri kuri Luteri Protestantisme ni Luteri bose ntiwagenda ubabara uko bagiye bazishinga abangirikani nabo ngo nabantu ngo baserereye babiri ngo bijyanye n'ibintu by'abami ngo baraserera bahita umwe ahita kugira acagasuzuguro ahita ziko ari byo nyine mbwira waba wemera ko ku Mana bakomoka kuri Muhammad si ibintu bizwi se za mateka azwi sibyo waba wemera ko kiliziya yashinzwe na Yezu ku ntumwa ze 12 ukayivamo ukajya mu itorero ryashinzwe n'umuntu cyakora nabyo ni intege nke kuko buriya muri kiliziya Yezu turamusenga sibyo kuko ari we washinze kiliziya ndetse n'ubwiri banga utaruzi burya nibyo mu itorero ryashinzwe n'umuntu ubusenga uwo muntu ugendera ku mabwiriza ye ugendera ku mategeko ye ugendera ku myumvire ye ni ubusenga siko nanjye ndi kugenda mpinduka ibintu nizere ko abantu bazakurikira iki kiganiro ibi bintu bakabyumva ko abantu benshi turi mu buyobe kuko kuvuga ngo umuntu ngo yavuye muri kiliziya gatolika ntabwo bibaho sibyo kugira ngo wenda ibyo ndimo mvuga byo gushingwa na Yezu bititwa amagambo yanjye reka turebe uko Yezu yabitubwiye mfashe imikoro kuko Yezu ashinga kiliziya yabikoze ku mugaragaro nta banga ririmo sibyo nta banga ririmo mu ivanjiri yanditswe na mutagatifu Matayo umutwe wa 16 sibyo guhera ku murongo wa 13 kugeza ku murongo wa 19 yego cyangwa se tugeze kwa 20 tega amatwi neza cyangwa uhe wisomere nibyo byiza abandi ko ari Eliya abandi ko ari Yeremiya cyangwa umwe mu bandi bahanuzi yongera kubabaza ati mwebwe se muvuga ko ndindi sibyo Simoni Petero aramusubiza ati wowe uri Kristo umwana w'Imana nzima wenda reka mbe ngarukiye hano gato yego ikigaragara muri ivanjiri nuko ikibazo cyariho mu gihe cya Yezu n'umunsi kitarakemuka ku ikibazo cyariho nuko abantu Yezu batamuvugagaho rumwe batamwumvaga kimwe batamubonaga kimwe sicyo kigaragara hano muri ivanjiri biragaragara ko batamwumvaga no mu gihe cye sibyo urese yagendaga amwitiranya n'abandi uko ashatse sibyo ari nabyo n'uyu munsi bihari kuko iyo tuza kumwumva kimwe ntabwo aya madini yose ntabahari ahari kubera ko abantu batamwumva kimwe umuntu wese akamuvuga uko ashaka akamuvuga uko abyumva akagira gute ariko Yezu afite uko ari sibyo yego nigeze kumva ikiganiro Padiri Nyombayire yakoze cyaranshimishije avuga kukuri yaravuze ngo ukuri si icyo wemera ukuri si icyo utekereza ukuri ni ukuvuga ikintu uko kiri
ibyo ndabyemera sibyo neza rero hano nicyo babaje arabaza tese ko abandi bamvuga gutyo mwe muvuga ko ndindi yarabanje arabaza ko abandi bamuvuga none barabaza ati mwe muvuga ko ndindi mwe ko tubana muvuga ko ndindi abandi wenda mvuge ko bari kure yanjye kumenya bibagoye mwe muvuga ko ndindi Petero burya yari intwari yari inshanutse cyane ndamukunda nubwo bamwita ko yahubukaga ariko ndamukunda Petero barabagobotsa ati uri umwana w'Imana nzima wow ariko aho yishanukije neza uri umwana w'Imana nzima sibyo wansobanurira impamvu atavuze ngo uri umwana w'Imana gusa ngo agabukiraho akongeraho ngo nzima aho sinapfa kubimenya ntabwo wabimenye niba yaravuze ngo uri umwana w'Imana nzima nuko yemezaga ko hari izindi zitari nzima zituma abantu batamenya Yesu yego hari izindi zitari nzima zapfuye cyangwa zasaze zirindagiza abantu n'izashaje hari izindi zitari nzima niyo mpamvu yavuze ati wowe uri umwana w'Imana nzima Yesu rero nawe n'umwana mwiza aramubwira ati rero Petero ntugire ngo no mubiri n'amaraso byabiguhishuriye ahubwo ni data wo mu ijuru ntuze kwishongora ku bandi ko ari cyo barushije bya bindi nyine nakubwiye yuko atari ijuru riduhaye riyoboye ingabire zacu nta kintu twashobora ntabwo yabivuze kubwe nicyo yamubwiye amubwira ati ntuze kwibeshya ko ari cyo barushije abandi ahubwo ni data wo mu ijuru wabiguhishuriye urumva yego noneho Yesu amusubiza agira ati urahirwa Simoni mwene Yonasi kuko atari umubiri n'amaraso byabiguhishuriye ahubwo ni data wo mu ijuru noneho rero nkubwiye ko uri urutare kandi kuri urwo rutare nzubakaho kiliziya yanjye n'ububasha bw'ikuzimu ntuzayitsinda yarabizi ko kiliziya izaba ku rugamba ntabwo ari ibintu byatunguranye yarabizi ko niba yaravuze ngo ububasha bw'ikuzimu ntibuzayitsinda nuko yarazi ko izaba hehe ku rugamba nzaguha imfunguzo z'ingoma y'ijuru ububasha kugira ngo ashobore gutsinda icyo uzaba waboshye munsi kizabohorwa no mu ijuru kizabohwa no mu ijuru n'icyo uzaba wabohoye munsi kizabohorwa no mu ijuru hanyuma yihanangiriza abigishwa kutagira uwo babwira ko ari Kristo kwaguca bugufi ku ijuru bakumvise ntababwira ati mugende muvuga ko naje ndi igihangange ndi igitangaza uzajya wumva ngo ngiye mfite amavuta ngiye mfite bakanasimbagurika ariko Yesu arababwira ati muramenye ntimugire uwo mubibwira kwaguca bugufi ku ijuru urabyumva yego dusubire inyuma gato Yesu aravuga ati noneho nkubwiye kuri urutare kandi kuri urwo rutare nzubakaho kiliziya yanjye n'ububasha bwo mu kuzimu ntibuzayitsinda ndagira ngo unsobanurire wambajije nanjye nkubaze Yesu byose ijambo yanjye imodoka yanjye kamera yanjye mikoro yanjye inka yanjye inkoko yanjye ijambo yanjye ryonyine rishatse kuvuga iki rivuga iki yanjye birakomeye harya ntabwo hari ibintu twari mu kinyarwanda kera niga muri primaire no muri secondaire niba ari ibyungo by'ibinyazina n'ibiki sinzi ubwo yanjye ntabwo nibuka natire kwa kundi twabisesenguraga ariko bisobanuye neza wabyize ngo bisige mu ishuri uziko nabyize niba warabisize mu ishuri wize iki ndasebye kuri kamera ariko basi yanjye uhita wumva ko ikintu cyane niba ari kamera yanjye aba ari propriete yawe ufitiye na dokima
bigaragaza ko ari ibyawe ku buryo wanabidefanda ko ari ibyawe. Ikintu udasangiye n'undi muntu uwo ari we wese cyawe bwite, ku buryo no mu mategeko waba ufite n'ikibigaragaza ko ari icyawe bwite, yego, nta wundi mu gisange, sibyo? Iyo kiliziya ziba zirenze imwe yari kuvuga ngo iki? Zanjye. Iyo ziba zirenze imwe yari kuvuga ngo iki? ngo urabona nyine uri kuvuga kuri ibyo by'urutare. Hano yaravuze ngo kandi kuri urwo rutare nzubakaho kiliziya yanjye. Yari kuvuga zanjye. Yari kuvuga zanjye ubwo zari kuba zibaye nyinshi. Yari kuvuga zanjye. Tujye tureba evanjiri neza. Ntabwo Yesu yigeze avuga zanjye. Biransetsa iyo n'umuntu akagenda agashinga akaduku hariya yarangiza ngo naka Yesu. No Yesu afite nka butike hariya, ni butike. Yesu afite kiliziya zingahe? Nimwe nzubakaho kiliziya yanjye, n'ububasha bw'ikuzimu ntibuzayitsinda. Sibyo? Yego. Kiliziya ya Yesu iri ku rugamba. Uzi urugamba iriho? Urugamba ni Rwanda utubwiye mu kanya, uri kutubwira kiliziya ukuntu nayo yubatse mu bintu bitatu. Ndabifashe buriya tubwiye hari kiliziya iri hano iri ku rugamba, n'abandi bavuye ku rugamba bari kwiyuhagira, n'abandi bagezaho nabifashe. Sibyo? Kiliziya iri ku rugamba, sibyo? Urwo rugamba za hano rukomoka kanze makwereke mu gitabo cy'intangiriro umutwe wa 3 kuva ku murongo wa 14 kugeza ku wa 15 niho urugamba ruri. Bisubiremo neza mu gitabo cy'intangiriro umutwe wa 3 kuva ku murongo wa 14 kugeza ku wa 15. Niho urugamba. Umva ko byatangiye na kera mu ntangiriro. Niho urugamba rwa kiliziya rushingiye. Utega amatwi neza. Uhoraho Imana abwira inzoka ati, kuko wakoze ibyo ubaye ruvumwa mu nyamaswa zose z'agasozi, uzakururinda hasi maze urye umukungugu iminsi yose yo kubaho kwawe. Nshyize inzigo hagati yawe n'umugore, hagati y'urubyaro rwawe n'urubyaro rwe, ruzakujanjagura umutwe nawe urukomeretse ku gatsinsino. Impamvu nsetse nicyo kintu cyo gukururinda. Bita numva icyo gihano kuntu kirise. Sibyo? Nshyize inzigo hagati yawe n'umugore, hagati y'urubyaro rwe n'urubyaro rwawe. Sibyo? Kiliziya yabyawe na Bikira Mariya. Bikira Mariya ni umubyeyi wa kiliziya. Hari inzigo rero iri hagati ya Bikira Mariya n'umwana wayo kiliziya na Sekibi n'abana bayo. Nicyo Yesu yavuga ati, yavugaga ati n'ububasha bw'ikuzimu ntibuzayitsinda. Wari bwumve kuri iyi si abantu bagira irindi dini batuka ritari Gatolika na Bikira Mariya? Hari iryo urumva? Ayandi ntabwo bajya bapfa kuyatuka. Ritari Gatolika na Bikira Mariya, umwana na nyina, rwa rugamba. Ko ari byo yanzigo. Yanzigo. Abandi bari kubasingiza. Uzajya wumva tuka kiliziya ujye umenya haturuka. Uzajya wumva tuka Bikira Mariya ujye umenya aho yaturutse. Yaturutse kuri yanzigo. Imana yashyize hagati y'umugore n'abana be na Sekibi n'abana bayo. Ndabivuga n'umuntu wandabizi. Kuko twebwe nitwe batondagira. Nzi ibyo mvuga. Ntabwo ari bo ariko kimwe murenganya abantu. Ntabwo ari bo. Bari ibikoresho. Rose iyi mikoro uraza kuvuga ngo yavuze. Ni igikoresho. None Niko bari ibikoresho byuri ku rugamba na kiliziya na Bikira Mariya. Urabyumva? Ntabwo najyaga mbyumva. Ariko none urabyumva. Urakoze. Ntabwo najyaga mbyumva pe.
urumva noneho Yezu aramubwiye ati noneho nkubwiye kuri urutare kuri urwo rutare nzubakaho kiliziya yanjye n'ububasha bwo mu kuzimu ntibuzayitsinda twamaze kubibona ko kiliziya ya Yezu ni imwe rukumbi iyo ziba zirenze imwe yari kuvuga zanjye ntabwo yari kuvuga yanjye kandi niye afite n'ibyangombwa ubutaka byose cyane byose arabifite byose biri mu biro kwasi urumva se yaramusinyiye yego urumva tujye dusoma ivanjiri ukwiri twoye kwiruka uko dushatse ngo dukurikize amarangamutima yacu ibyo tuyumvira ibyo dukunda ibituryoheye ibidushimisha abantu batinya ukuri sinzi impamvu ngo kuri kuraryana bashaka ibintu biri kubasingiza no biragusingiza iki ko ari hahandi ejo n'ejo bundi ko ibyawe bizaba byarangiye uzaba wavuye muri uyu mubiri ahubwo wagombye kwibaza aho uzajya niba waranyuze mu nzira itari yo uzatunguka he ko Yezu yatubwiye ko inzira ari ebyiri ijyana mu bugingo n'ijyana mu rupfu tubonye rero ko kiliziya ye ni imwe rukumbi akavuga rero ati nzaguha imfunguzo z'ingoma y'ijuru icyo uzaba waboshye munsi kizabohwa no mu ijuru n'icyo uzaba wabohoye munsi kizabohorwa no mu ijuru izo mfunguzo n'ububasha ko na guverinoma ya se mu bwami bwa se kiliziya ni ubwami bw'Imana sibyo yego ubwo bubasha barabuhererekanya kuva kuri Petero sibyo uyu munsi bufitwe nande ubu abari abashumba se ku bubasha mpabwa n'intebe ya Petero nicayeho ahangaha rero hari ikindi ngira ngo wumve Yezu abwiye Petero ko ari urutare azubakaho kiliziya wabyumvise kugira ngo uze kubyumva neza undangira iwawe sibyo kuko ntuye mu Busanza ku buryo nava mu Busanza nkagera iwawe nta muntu mbajije ku buryo nkagera iwawe nta muntu n'umwe mbajije nkakurangira nkoresheje bwa buryo se bwateye nka bwa rotation urandangira ukoresheje uburyo busanzwe ndangira nkurangire ngiye ntuye mu mujyi wa Kigali mu karere ka Kicukiro urandangira ndimo ndaturuka mu Busanza uvuye mu Busanza urandangira rero mvuye mu Busanza urazi Gikondo Kimisange mu mudugudu w'Abanyamurenge ku rusengero rwitwa African rwegeranye n'umunara n'agashyamba nuhagera ndahita nsohoka mu tumure sinshaka gusohoka ndashaka ko ngera iwawe ukangeraho direct ngakomanga nkinjira byangora iwawe ntuhazi se ndahazi ntunise byakugora ariko kuhafata nkatereka noneho mu mutwe wawe ntuhatereka mu mutwe wanjye urandangira ninshaka nze kugibagirwa ariko wandangira keretse niba kubera kuri miliyoneri wenda uratinya ko nza kukwiba ariko ninza kukwiba urumva abantu bazamfata kuko nabivugiye ku mugaragaro ko nzazi iwawe ni ukuvuga gutyo nkurangira ukumva ndimo ndabyumva nyine ndangira ugera iwawe icyo twapfuye ni uko utahageze nitugera ku rusengero noneho urwo rusengero rwegeranye n'umunara n'agashyamba ruhita ubona inzu ya kadasitire y'amabati y'umutuku hejuru ni inzu ukiva ku rusengero rwegeranye n'ako gashyamba nk'ubw'igipangu cya mbere nawe uhite ukomanga igipangu cya mbere mvuye ku rusengero rwegeranye n'agashyamba aho niho iwawe niho iwanjye sibyo yego undangiye gutyo waba ushaka kundinda iki kurinda kuyoba ubwo kundinda kuyoba sibyo kuko nshobora kuza nagera Igikondo hasi kuri Mereze nabaza umuntu kwa Emini hakaba ari undi Emi utuye Kicukiro akanjyanayo icyo gise nabanyobye nibyo kuko ariko wandangiye gutyo ntabwo ndi buyobye kuko wa mugani ba Emi bari benshi kuko urabona kuva mu Busanza kugera aho ngaho iwawe hari ibipangu byinshi nta nabara ariko byose si ibyawe
sibyo byose ntabwo ari ibyawe icyawe ni igikurikirana n'urusengero ruri ku Gashyamba niko bimeze kandi byose ni ibipangu untega amatwi neza byose ni ibipangu ariko byose si ibyawe icyawe ni icyubatse hirya y'urusengero sibyo ruri ku Gashyamba sibyo wandinze kuyoba icyo rero nicyo Yezu yadukoreye ku buryo uzayoba nta kintu azitwaza yatubwiye ko kiliziya ye ari imwe rukumbi atubwira aho yubatse ko ari ku rutare rwitwa Petero kwizitubatse atarizi ikindi kibazo dufite n'iki kuko yari amaze kubona yuko abantu bamwitiranya twabibonye hejuru aravuga ati abantu nibakomeza kunyitiranya bizagenda gute reka mbarangire iwanjye hariho abantu batazongera kunyitiranya none n'uyu munsi baracyamwitiranya kandi bakirirwa bikoreye bibiri kandi byose birimo kandi byose bakayoba bazamubwira ngo iki kandi inzira irimo bazamubwira ngo ikize ngo nitwari tubizi ubwo rero tuba turi kumushaka ka munani kuko byo sibyo yego Yezu rero agaha kiliziya ububasha bukomeye nzaguha imfunguzo z'ingoma y'ijuru icyo uzaba waboshye munsi kizabohwa no mu ijuru n'icyo uzaba wabohoye munsi kizabohorwa no mu ijuru bivuga iki ko niba kiliziya ifashe umwanzuro ijuru ntabwo rijya impaka yego riravivura ifite ubwo bubasha riravivura ubyumvise wakabaza utaya abantu se bagira ubwo bubasha niko bakwibaza kiliziya ndagira ngo nkwibutse yuko itayoborwa n'umuntu ntabwo iyoborwa na papa ntabwo iyoborwa na musenyeri ntabwo iyoborwa na padiri iyoborwa na Roho Mutagatifu ko baterana mu izina rya Yezu bagahamagara Roho Mutagatifu akabayobora niyo mpamvu mu gitambo cya misa bahamagara Roho Mutagatifu agahindura umugati na divayi umubiri n'amaraso bya Yezu Kristo muri batisimu bahamagara Roho Mutagatifu akamanukira mu mazi bagiye kubateresha nta kintu na kimwe muri kiliziya gikorwa kitayobowe na Roho Mutagatifu ni ukuvuga icyo bapuruvinze bemeje n'ubundi ni Roho ngiyo kiliziya iyo kiliziya wayimenya ukajya mu yashinzwe n'umuntu kandi ibyo byose biturutse kuri ba bandi twari turi kuvuga bagenda bayoba akavamo akavuga ati kiliziya nyivuyemo kandi wa mugari wambwite rega ntabwo avuyemo ntabwo aba yararimo ntabwo aba yarigeze aba ari umushyitsi muri kiliziya dufite abashyitsi benshi ni ukuvuga Bibiane yari umushyitsi yari umushyitsi cyangwa yari icyitso mu kimwe Bibiane yari maneko ntabwo kandi ubwo hagarariye n'abandi benshi bameze gutyo none se reka nkubaze ntufite iwawe umuntu yaza akabwira ngo ndashaka kujya iwawe ariko washyizeho isaha yo kuryama wowe akayigira iyo kubyuka washyizeho isaha yo kwinjira mu rugo wowe akashyiraho iyi ibyo washyizeho byose akagenda yishyiriraho ibye uwo muntu mwaba mubana yaba ari iwawe wamufata nk'inshuti yawe ni ukuvuga ari iwawe we akaza kuzana gahunda ze iwawe agafata gahunda ze akazizana iwawe wamufata ute ubu ngubu tumwamaganira kure hari abantu rero cyangwa kanaka yavuye muri kiliziya kanaka ntabwo yari ayirimo none se muze tukiraho tubwire neza nyine iki bintu Sekibi nyine yakubwiye kuri Bibiane wese ntiwabyumvise yarabivuze nawe warabyumvise kwari kugira tubyaktualize kuko ni uburyo bwo muze tuganira ibintu biri seri aho bwiyaba byashobokaga uzi ko bishobotse twajya duhora turi kwivugira ibintu turi gusobanura n'ijambo ry'Imana ingingo ku yindi ko nanjye ubwanjye nubwo mba ndi kubariza abantu benshi ariko nanjye ubwanjye hari ikintu nungutse kinini cyane yaba byashobokaga tugahora ahubwo aribyo turi kwivugiraho ntabwo Sekibi yavuze kuri Bibiane wenyine yavuze ku bantu ikura muri kiliziya ko ntibishaka ko abantu baba muri kiliziya cyane cyane iyo ufite ingabire kuko Sekibi ntishobora gukoresha ingabire yawe muri kiliziya ngo bikunde
kandi kiliziya iyoborwa na roho mutagatifu none zizayikoresha gute? irabanza ikakuvanamo, igomba kukuvanamo kugira ngo ushobore kuyikoresha. Ntabwo rero ari Bibiane wenyine. Nyine ndavuga kuri Bibiane, akantu yakubwiye nyine kuri Bibiane ariko nashakaga ko tukavugira hano kuri no channel yanjye yitwa Icyaha Gihire TV, nayise Icyaha Gihire. Urumva, ntabwo ari kuri Bibiane gusa, kuko Bibiane nakubwiye ko atari muri kiliziya. Zo zavuze ko nyine zo ziba zivuga ngo zamuvanyemo, ariko n'ubundi ntabwo yari arimo. Kuko zashaka kandi n'ubundi urumva buriya nta nubwo navuga ngo nizo zamuvanyemo, ahubwo Yezu yabonaga agiye kuvangira kiliziya. Nkuko umuntu yaza kukuvangira mu rugo rwawe ukamubwira uti rero mbabarira, ugiye ku ruhande. Kuko yabonaga agiye kuvangira kiliziya, agiye kuvangira roho mutagatifu, yitwaje kandi ingabire Imana yamuhaye. Umva Imana ukuntu bifite agahinda. Imana iduha ingabire aho kugira ngo tuziyikoreshereze, ahubwo tukazikoresha mu gusenyera Imana. hari umuntu wese niba urabona, ni ukuvuga ngo ni bya bindi Paulo mutagatifu yavuze ngo agafu gake, agasemburo gake gatutumbisha ifu yose. Buriya rero yatangiye kuba agasemburo, agenda yongorera umuntu uwo yabikira Mariya ntacyo avuze, gushaka penitensiya ntacyo bimaze, abatagatifu ntacyo bamaze. Ese yari arimo yubaka kiliziya y'Imana cyangwa yari arimo ayisenya? Bityo yari kwisenya. Yari kwisenya. Yari arimo ayisenya rero, sibyo? Noneho se kibi yamukoreragamo igitambo cya misa wenda kikayisekura, yega burya igitambo cya misa cyakomeye. Yavuze ite hasi nahatura kabisa, reka mujyana aho nshobora kumukoresha. Ntubibona se byirimo kumukoresha? Ejo bundi ntiyari rimwe muvugisha ngo u Rwanda n'u Burundi bugiye gutemba imivu y'amaraso. Byaranjekeje. Yavuze ko ibyo bintu nabibonye. Byaranjekeje. Nejo nabibonye. Ndavuga ariko se uretse yuko nuko nyine mbanze uko zibakoresha nta murenganya, nawe ntabwo abariwe, kuko ziba zamufashe zikamubeshya ko ari Imana. Bo nta bugome baba bifitemo, nta n'umutima mubi baba bafite. Ugararengana nawe. Nawe barengana, abaresikarafe. Kuko nakubwiye ko kiliziya iri ku rugamba. Uko buri tuzifata niko nazo hari abo zifata bo muri kiliziya. Kuko turimo turarwana. Mu ntambara rero umwanzi ashobora kugufata. Umwanzi rero yamufashe, sibyo? Akagenda akamukoresha, sibyo? Kuko hari ikintu hari ibintu abantu badatekereza. Ngo Imana igiye kumena amaraso mu Rwanda, ngo ni Burundi, ngo kubera ko ibyaha byaho Imana byayigezaho. Wamuka n'ibyo bintu. Ubu wowe iyo urebye ibyo ari byose ukurura amakuru kundusha, uracyari muto, urakurura hirya no hino ku isi. Iyo urebye hirya no hino ku isi ubona u Rwanda n'u Burundi aribo bafite ibyaha bikabije ku isi. Nibo abantu bafite ibyaha bikabije kuri iyi si. Burya ariho hakwiriye kumereka amaraso. Ngaho binsubize basi mvuga yuko kubera ko nshaje narebye nabi. Niho hari ibyaha bikabije. Bivuze neza kugende hari ibintu tugenda dukurura, naba bakameramani turi kumwe nabo barabizi, nabo baracyari batoya. Ugenda ukurura nko mu byo tureba bya internet byateye, ukabona ahandi noneho hameze nko muri za Sodoma zimwe tuyatubona muri bibiri. Ahubwo ugasanga twe wagira turabatagatifu. None rero wakumva ati nitwe tugiye ko amaraso agiye kumeneka ugahita wihe. None se niba Imana igiye kumena amaraso mu Rwanda ni Burundi kubera ibyaha kukidaheraho aho ngaho? Kukidahera aho ngaho nawe ubona ukumva ubwoba burakwishe. Kuko tujye dushishoza tumenye ukuri bavande, sibyo? Ntitukapfe kwiruka ngo nyana y'imbwa yavuze rigiriya ni nyana y'imbwa bavugiramo. Ni nyana se kibi ifite kandi kabyiniriro. Ni nyana nabuze ikindi nayivuga mvuga ko ari nyana y'imbwa nta kuri. Bona wayivuga iki? Hari n'abajya bambwira ngo ndayituka. Wayituka iki? Ngira icyo wayituka kitari icyayo, kuko gutuka umuntu ukumuvuga uko atari. Ukamuvuga uko atari ku. Icyo wavuga kuri shitani ntubu yivuze. Keretse uyise umutagatifu. Ngo waba uyitutse igikonoshwa.
oya nabwo ntabwo wawitutse ese icyo igicibwa gitutsi kiraciriritse. nta gitutsi shitani wayibonera kuko ikibi cyose shitani yitwa sekibi sibyo ikibi cyose wayivugaho waba uyivuze ukwiri ikibi cyose ni ukuvuga n'ubundi ibi bisanganywe uri kugenda uyikora description waba uyivuze ukwiri wenda uvuze uti ni ntagatifu waba uyitutse nibwo waba uyitutse nibwo waba uyitutse burya mwana bipfa mwaserera uyibwiye ko ari ntagatifu izi ko ubutagatifu yabuvuyemo iyo nkuru wica mwabipfa iyo uyitutse ngo uri inyana y'imbwa ahubwo yakugura n'agapeti uri kuyivuga ukwira uyivuze ukwira sibyo uvuze ngo ni igicucu ni ikivume kuitaba igicucu ntiyari kuva mu ijuru uvuze ngo ni igicibwa yaraciwe uvuze ngo ni ikigoryi kuko yitaba ikigoryi ntiyari kuva iruhande rw'Imana sibyo ibyo wavuga byose usanga ari ibyayo sibyo hano harimo ubwenge bisaba rero mutagatifu kugira ngo umuntu abyumve ibintu mbwiye biri ku rwego rwo hejuru cyane nizere ko abadukurikiye rero mutagatifu araza kubaha kubyumva nk'uko nanjye byatangira ari kubyumva ariko ndigenda mbyumva ni ukuvuga ngo rero muri urwo rugamba turwana muri ya ntambara iri hagati ya kiliziya na sekibi hagati y'umubyeyi wa kiliziya n'abana be na sekibi n'abana bayo sekibi nayo hari abana ba kiliziya ifata ikabagira ingaruzwa muheto ikabakoresha ibyo ishaka sibyo ariko rero ni igihe gito amagambo agiye gushira ivuga biri hafi kurangira none se reka nkubaze nakubwiye ko kuri amakuru kundusha nuko nyine mbona uri umwana ariko wenda hari wabubizi muze ariko meze nkaho nshaje oya urabona nka nyuma ya jenoside niho byagaragaye cyane wanyuraga muri za gare ugasanga muri gare harimo abahanuzi n'10 bari guhanura nakumwe n'abakozi bazo n'10 mu mihanda yose ugasanga baruzuye hirya no hino mu makaritsiye ugasanga baruzuye uzasigaye bangaye ese wa mugani bagiye yashize ivuga iravuga iki twabigeze nayihaze seki nayo iratogota igatogota koko niko amagambo abigeze nayo kwihazi iravuga iki ariko uzi nawe subiza amaso inyuma birebe James nibuka na kera muri icyo gihe uvuze nanjye nari mfite ubwenge hari ukuntu bahoraga bari gusenga ruhombi ahantu abantu babaga benshi n'abana zikabajyamo birirwa basakuza birukanka mu masengesho yo gusabira abarwayi nyine zikanasakuza none ubu ntabwo bigisakuza cyane none si hari se wa padiri Baridi yahoraga hari periode yabayeho ubwo nuko ndi iwacu ni Cyangugu namwe hariya iniwanyu mufite aho musengera icyo gihe uko zasakuzaga nuko zisakuza biratana nyine nawe birebe tujye dusubiza amaso inyuma turebe wa mugani ubwo byagenze zagiye zarakubiswe mwarazidishe ziri ku mukariro azagize ngo Bikira Mariya yaje gukina ubwira ko yaje ikibe yaje gukina ntabesha va mu mikino yaje ku rugamba yaje ku rugamba nubwo bukibwejagura hirya no hino muri ntuzaba ukibwumva nubwo bukibwejagura hirya no hino mu minsi mike ntuzaba ukibwumva yaje ku rugamba aramumena umutwe akabujanjagura agatoza abana be bakabusekura sibyo ko nicyo cyamuzanye kudutoza kugira ngo nyana yimbwa tuyihore sibyo wavuga ari ubu turi kuyivuga ukwiri inyana yimbwa nye turayivuga ukwiri urumva rero Bibiane nawe yagize ibyago nko muri abo nawe afatirwa ku rugamba nyine ziramujyana ariko nezere ko Bikira Mariya azamubohora muhumure azamubohora ese ubona ngo abanyarwanda n'abarundi ngo ubutinganyi se abanyarwanda n'abarundi nibo babuzanye ibihugu bibifinansa ko iyo mana yitagiye kubirimbura nibyo ari guhera aho ntabwo ibizi
iyo mana ntirizi ubundi nibyo yagombaga guhera ngo tujye tureba ibintu uko biri sibyo hari abantu rero batazi ikibazo ahubwo nyamukuru kuzajya wumva buri gihe ziko mu Rwanda n'u Burundi ziko mu Rwanda n'u Burundi u Rwanda rwatuwe Kristo Mwami u Burundi bwatuwe umutima utagira inenge wa Bikira Mariya ziretse abanyarwanda n'abarundi bagatuza ntabwo zarara ku isi bya bindi wamwiryane wavugaga kugera zibona aho ziba tugomba kuba turi guserera none nibwo erega buryo uri muserera umutima utari hamwe ntushobora gusabana nijoro yego niyo turufu zifite ntabwo wasabana nijoro umutima utari hamwe ariko uziko kera hari najyaga nkunda gusoma ibitabo kera nyine ntaragira cyane hari akantu nasomye ngo pour mieux régner uruza ko n'ubundi rusibiyeho ruzanyura ni hahandi zizarimbuka amaherezo zizaceceka ntabwo zizabigeraho aho zigeze zirahaza sibyo nazo zirahaza n'ibibazo ziri guhura nigeze kubwira abari abakozi bazo nabivuze kuri channel yayo ntabwo rero kuko ibibazo bafite ni bibiri burya nta nubwo bazikorera ku bushake zirabahonda zirabadiha ntabwo rero genzi yuko zibakoresha zibadiha ibyo zibavugishije ntimwabyanga reka mbaho umuti uwo zizongera kuvugisha azampamagare nzisekure ko muba mutinya yuko zizabadiha ikindi nizongera kugutuma ibitapfututse uzazibwira uti kugira ngo mbikore genda ubanze wice Faustin nibwo nzamenya ko uri umugabo mwese muze nk'ubu ngubu nanjye mbonye nk'umuntu Sekibi iranya nayo imbwira gukanda ijisho nkaguhamagara wayidiha nabuzwa nigize kuyisekura wow hari abantu benshi zijya zikanda ijisho ubwo nzabaha nimero oya tugira isengesho mu Busanza bazaza ku cyumweru cya kabiri cya buri kwezi mu misa ya saa yine tugira isengesho ryo gusabira abarwayi bazajye baza no ku wa kane na buri wa kabiri tugire kute dutega abantu amatwi buri wa kabiri abadukurikiye nizere ko bari kubyumva abo Sekibi zihora zidiha zikandije bazajye baza tuzisekure bazajye baza zitegeze muzehe Faustin azisekure neza barahakazisekura mu Busanza ku wa kabiri kuri centrale yo mu Busanza paruwasi ya Kanombe yego ubwo ni ku wa kabiri haba gutega amatwi noneho ku cyumweru cya kabiri cy'ukwezi mu misa ya saa yine haba isengesho ryo gusabira abarwayi no kwirukana shitani no gusabira ibindi bibazo binyuranye mu misa ya saa yine muze tugana ku musozo watubwira ndi kubona dufite ibintu byinshi guhura kwanjye nawe biri guhita bibyara hari ikintu bajya bavuga ngo ikiremwa gishye abantu bari guhabwa isakaramentu nyine ryo gushyingirwa ngo mubaye umwe n'ibiki hakavamo ikiremwa gishye hari ukuntu ngiye nari nimereye ntarakubona none kubera ko duhuye wagira ngo urumuri ndi guhita numva ngize amayide menshi meza cyane ndi kumva nyine twazahora tuganira noneho tugana ku musozo w'ikiganiro cya none watubwira ku mateka yawe no kurwana na za Sekibi ho gatoya none ubutaha tukazaganira ku zindi topic ko ngiye mfite ibintu byinshi nzakubaza kandi nzabariza abantu benshi amateka yanjye nasanzwe nk'umunyarwanda iyo kurwana na Sekibi imibanire yawe na Sekibi umukristo gatolika mvuka mu muryango w'abaporoso iwacu bari abaporoso nijye wabaye mu gatolika wa mbere iwacu ariko ubu bose barahinduye n'abagatolika noneho rero nabaye mu karismatike mfite hagati y'imyaka 16 na 17 noneho ntangira kugira ngo njye mu ikipe isabira abarwayi wa mugani n'amateka ko nahoraga nsoma ivanjiri yanditswe na mutagatifu Luka Mariko mutagatifu Mariko umutwe wa 16 abeza avuga ngo mugende mwigishe amahanga yose uzemera akabatizwa azakira utazemera azacibwa avuga ati dore kandi n'ibimenyetso bizaranga abazaba bemeye mu izina ryanjye bazirukana roho mbi bazarambura ibiganza ku barwayi bakire bazafata inzoka
bazavuga indimi nshya nibagira n'icyo banywa cyica ntacyo kizabatwara abantu umugabo arabeshya ntabwo ibi byashoboka biza umuntu yabikora nkazongera nkayisoma nkavuga ntoya ntabwo ibi bintu bibaho hashize nk'imyaka 2 ndwana niyo vanjiri yonyine muranyisubiramo ariko ntemera ko ibyivuga bishoboka umunsi umwe rero nibwo navuze noneho reka noye kugumya kurwana na Yezu rero ibintu ngiye kubikora ninsanga ari byo aho uzagwa nzagwaho ariko ninsanga atari byo nge nawe bizabirangiye icyo gihe ntibyibura mbonye ko bishoboka ubwo Yezu nta kibazo dufitanye ndakomeza rero kugeza ubwo muri 92 nibwo nirukanye shitani ya mbere jyenyine nyirukana muri mama yego nyirukana muri mama imuvamo buriya mama ni nawe wayisenya na yimbwa ntabwo ari gihe wari yize amaze kuko nawe yumvaga shitani ari ikintu gikomeye ari gihangange kuko bari bakiba muri biriya byo kuraguza no guterekera n'iki ndetse yarageze ku rwego rw'abapfumu nawe asigaye aragura atanga n'iriya miti bita ngo ni ya kinyarwanda kuri iriya miti n'uburozi kuko yambwiye ko yayitangaga noneho rero abonye nzirukanye abonye abaye avuga ati bya bindi n'inyana yimbwa ati ntibizongere kugira uwo bikanga burya niba yisenya na yimbwa ntabwo ari nuko ubwo rero nkomeza gutyo tukiri aho ngaho ubwo yari ameze ate yari murimo bimeze bite ubwo watubwira nk'ukuntu mudu yari arimo nyine icyo gihe imurimo ubundi navuga ko yari yaramufashe kera kuko kuva ndi umwana nawe ntaramubona amara icyumweru afite ubuzima yego ntabwo icyumweru cyashiraga afite ngo ahere kuwa mbere ageze ku cyumweru afite ubuzima ntabwo byashobokaga akaba n'igihe bimutura hasi gutyo noneho ndibuka nyine icyo gihe nabanje kumusabira distance nayo maze njya kuziruka nayo maze imyaka 2 musabira distance ariko nsaba Yezu ikintu kimwe namusanga ngo byibura uzampe kubona yahereye kuwa mbere ageze ku cyumweru ari muzima ibyo gukira burundu byose nabiteganyaga base amare nk'icyumweru ari muzima nuko umukecuru zimuvamo arakira inkumi yashaje afite imyaka 120 wow 120 niyo mama yashaje kandi asaza afite ukwemera yaraje muri kiliziya gatolika yarakomejwe ari umugatolika afite n'ukwemera gukomeye nuko ubwo rero nkomeza gutyo mu matsinda asabira abandi ndabikomeza kugeza n'uyu munsi kuko uyu munsi nyobora amatsinda asabira abandi muri paruwase ya Kanombe ngayo mateka yanjye ndabikunze cyane ni ukuvuga wavutse uri umurokore uvukira mu barokore wowe nabwo nari umurokore nta nubwo nabayewe nuko wabivukiyemo guri nuko navutse mu muryango wacu bamwe barabaporoso abandi arabadivaniste urumva nk'umwana rimwe banjyanaga mu giporoso ubundi bakanjyana mu kidivaniste byaterwaga none akurikiye uwo munsi niba wakurikiye nka papa yagiye mu badive niho wajyaga ujyanye na mukuru wawe byaterwaga none akurikiye uwo munsi hanyuma rero sinzi uko byaje kubera ko nigaga ku kigo cy'abagatolika mbatizwa muri kiliziya gatolika no kubatizwa kwanjye ntabwo ababyeyi babizi yego ishwi bagiye kumva nanjye byarantuye bagiye kumva ngo warabatijwe nanjye byarantuye urumva ariko birumvikana niba waravukiye muri izo kondisiyo ari umupfumu mama wawe nanjye byarantuye ariko muri njye nari nsanzwe numva nkunda Imana burya Imana hari ukuntu gushyiramo ikintu mva Imana ndayikunze ku buryo ndibuka niga mu mwaka wa 4 primaire nari narumvise hari umugani wajya gunyura kuri radio Rwanda wa Ryangombe uko imbogo yishe Ryangombe none rero mu rugo batangira guterekera nk'abasarana nkabwira ariko uwo mugabo wishwe n'imbogo niwe musenga Cyaramari bakoraga ibiko bashoboye bakanyoreza kwa mushiki wanjye kugira ngo baterekere bafite amahoro kugira ngo tababangamira kandi ntabatije ntari n'umukirisitu sibyo noneho
gusa nyine icyagiraga iyo icyambwiraga ko babikoze iyo nagarukaga byararaga bimponda. nawe sizayaga zikudihaho none se nari bwaba umukirisitu zarandihaga zagize ngo siba nzishyura ibyo zakoreye ubwo ni iryinyo kuri zarandihaga ngo ndibuka hari igihe nayo mbona hari urabona naranaga na mukuru wanjye noneho rero naryamaga aho bitaga ivure kera ivure se ndahabona ku rukuta noneho naba nangiye gusinzira nkabona ikintu cy'ikigabo kirinjiye gitambutse mukuru wanjye gisa n'umukara kinini kikijya kikaniga kikaniga sinzi ahantu najya nkagira gutya nkumva sinzi ukuntu mbonye akabaraga nkagira gutya nkumva ndagishibuye ariko ngiye gupfa. ubwo rero uri kuzishyura ndazishyura nyine icyo zankoreye nuko hanyuma rero ubwo nyuma no kubatizwa kwanjye nanjye byarantunguye si n'ibintu nari narapanze kundi gihe numvaga nzabatizwa ndi mukuru cyane kubera ko nabonaga ababatijwe ari abana ibyo bakora nkavuga ngo genza abatizwa ndi mukuru ko numvaga nimbatizwa ntazongera gukora icyaha muri nge niko byari yego mvuga ntazongera. Rimwe rero niga mu mwaka wa 6 primaire hari abari barigiye kubatizwa no gukomeza sinzi icyo gihe uko byari byagenze urumva sinabikurikiraga bagomba kubatizwa bakanakomezwa noneho hari kuwa 6 dutashye nibona ku kibuga ndi nyine ndibaza ariko handi bagiye kubatizwa njyewe nindamuka ntatsi kuko icyo gihe gutsinda kugira ngo umuntu ajye kwiga mu mashuri byari bigoye nindamuka ntagiye kwiga amashuri yisumbuye nzajya kwigira kubatizwa nigana n'abashumba abahoya ndabyanze mpita ninjira mu kiliziya nsanga umukatejisite yari arimo avangura amafishi bazabatizwa kuwa 6 ku cyumweru gikurikiyeho abonye ninjira mbaza ngo urashaka iki ndashaka kubatizwa ngwi ndashaka kubatizwa ngo abandi bana bizurihe naramubeshya kubisi cyase muhanuka ndamwemeza cyane naramwemeje ndavuga mve rero twumvikana iwacu urahazi kandi nyine yari ahazi ko yari umuturanyi uzikora abaporoso n'abadivaniste ntabwo bari kunyemerera kubatizwa muri kiliziya gatolika ariko nababeshyeraga ntabari warambujije narababeshyeraga kubera ko yari ahazi rero nawe sinzi ukuntu byamujemo harambwira ngo niko ngo ibyo uvuze wabisubiramo ntinabisubiramo uzamuka ujye kuri alitari ubisubiremo njya kuri alitari nzamuka ukuboko mbisubiramo niba ijuru rizabimpanira ko nabeshyeye kuri alitari ubwo ni iryaryo ariko ni nka cya gisambo cy'ibyijuru suzi igisambo cy'ibyijuru nawe wari uri gushaka ibintu bitagatifu nzamura ikiganza mbisubiramo maze kubisubiramo ndamanuka nkorera ifishi ku cyumweru ndabatizwa igikurikiyeho ndakomezwa uko ni ukubeshya kwiza ubwo ninjira muri kiliziya gatolika wow nuko nayinjiyemo ngayo ariko nyinjiramo nikunze mfite n'ubushake nyibamo sinigeze njarajara sinigeze ngira gute nabaye muri kiliziya gatolika ndatekereza ko nzayisasiramo aho ngeze nyana imbwa nabwaye inkuru ntabwo byahira muze turagushimiye cyane ku kiganiro cyiza dukoranye kiraza gutambuka kuri channel Icyahagihire TV ndetse na Urumuri Rumurikirisi TV namwe abadukurikiye turabashimiye mukore subscribe likes na comment kandi mujye muduha n'ibitekerezo ku byo twavuze niba hari n'ibindi mwifuza tuzavugaho kuko ubu urugamba ruratangiye ntago birarangira none tuzakomeza muze siko bimeze nta kibazo ndahari yego ndacyahari naho ndajye yego rwose ubwo rero mu gutangira abantu nguye nabo nubwo twigeze dusenga ariko no mutagatifu yarazi icyo tuje gukora tuzi gusoza n'isengesho twe gukora ikiganiro cy'abapagani niko bimeze ahubwo wagira icyo uvuga tubasezeraho dushyiraho akitso nako si kubasezera ko tuzagaruka nta kitso ukavugira nk'akantu uvuga kagana ku mwanzuro kanadusengera ubundi tugasoza
mbo ku mwanzuro icyo navugaho ndumva twavuze ku bintu bibiri. Twavuze kuri Kiliziya Gatolika, tuvuga n'abayivamo, tuvuga no ku rugamba ifitanye na Sekibi n'abayiyoboka. Numva rero icyo nasoza mvuga ni ukubwira abantu ko bagomba kujya bashishoza. Niba uri muri Kiliziya ukabamo, ukamenya amahame ya Kiliziya, ukayubaha, ugahabwa amasakaramentu neza uko bikwiye, ukumvira Kiliziya, kwicisha bugufi, ukamenya, ugakoresha ingabire zawe, kuko ingabire nutazikoresha uzabazwa icyo wazikoresheje. Niyo mpamvu Yezu yaducira umugani w'amatalenta 10, sibyo? Ukamenya ko ingabire zawe niba utarimo zikoresha, byanze bikunze uzabazwa impamvu utazikoresheje. Ukamenya ko Kiliziya ari ubwami bw'Imana ku isi, ntabwo Kiliziya ari iy'umuntu. Hari n'abirirwa barebuza abantu ngo musenyeri yakoze iki, padiri yakoze iki, mubikira yakoze iki. Musenyeri Kiliziya si, padiri si, nawe arakoresha ingabire ze Imana yamuhaye. Nazikoresha nabi nawe azabibazwa, nkuko nanjye zanjye ninzikoresha nabi nzabibazwa. Kuki ari we ndebahoze? Narebye izanjye uko ndimo nzikoresha. Kuki njya kugenzuriza musenyeri uko zikora, nkajya kuzigenzuriza papa, nkajya kuzigenzuriza padiri, nkajya kuzigenzuriza umubikira cyangwa iz'umuririmbyi runaka cyangwa izande. Kuki ntagenzura ingabire zanjye niba zikora? Ngere inama nabagira nuko abantu bareka kugenzura ingabire z'abandi, niba zikora nabi cyane niba zikora neza, ibyo bireba uwazibahaye. Ahubwo buri wese yagombye kugenzura akareba tese ingabire Nyagasani yampaye ndazikoresha. Nambaza umusaruro zatanze nzamubwira ngo iki. Nge niyo nama natanga ko, kuko mbona hari ikibazo, mbona abantu bagishidikanyaho. Ntabwo abantu baremera ko ijuru rihari, ko n'umuriro uhari. Wagize ngo se bemeye ko ijuru rihari, iyi si yakubata warikorera, ko nawe uzarijyamo atarikorera. Ntabwo byimeza, kandi n'umuriro barawukorera. Waza wagize kuzawujyamo utarawukoreye? Nshobora nko kuma imyaka yose maze hano munsi nkaba nyimaze ndi gukorera umuriro. Nabo barawukorera. Ko nudakorera ijuru uzakorera umuriro. Ubwo rero ni wowe uguhitamo. Wakwemera ko ijuru rihari, utabyemera ntibibuza ko ririho. Wakwemera ko umuriro uhari, utabyemera ntibibujije ko uhari. Ibyiza rero wahitamo. Mu Kinyarwanda turavuga ngo findi findi irutwa na sararoga. Ugahitamo ukavuga uti ngiye gukorera ijuru, nkorera ubwami bw'ijuru, ubwami bw'Imana Kiliziya mbubemo neza, cyangwa se nkorera inyenga birangire. Kuko n'uburenganzira bw'umuntu, nawe mpatira gukorera ijuru, ntushaka gukorera inyenga birakureba. Ngiye muri wanjye ni ukubwira ko ijuru rihari n'inyenga ihari, ugahitamo. Ndumva ari icyo nasoza mbwira abantu. Yego, murakoze cyane muze kuri no impamba mwari mwatugeneye no munsi, ubwo twasoza dusenga. Ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu, amina. Sinsho kwicuza ibyaha Nyagasani, byanakugiriye byose ndabyanze, kuko binteranya nawe bikadutandukanya, ari wowe ntunguka ndengera iteka, kandi ndabyangira ko byicishije Yezu Kristo umwana wawe ukunda. Data ubinkize, sinshaka kubisubira, ndashaka kuba wawe. Amina. Ngwino Roho Mutagatifu, usanganye imitima kwemera bagukunde, wohereze Roho wawe byose bibe bishya, n'isi izabone guhinduka. Dusabe Mana wamenyesheje kwemera Roho Mutagatifu, turagusaba kubwirizwa nawe, gukunda ibitunganye no kunogerwa nawe iteka, kubwa Yezu Kristo umwami wacu. Amina. Ndagusingiza dawe nyir'ubutagatifu, kubera aka kanya waduhaye njye n'umwana wawe ndetse n'abakameramani, kugira ngo duhure tuganire, atari twe twenyine ahubwo n'abazakurikira ibi biganiro, kugira ngo twungurane ibitekerezo, cyane cyane mu rugamba turimo turwana na Sekibi,
kugira ngo tuzashobore gutsinda tutarushye turangamiye ijuru. Dawe nyir'ubutagatifu rero ndagusaba ngo urambure ikiganza cyawe umugisha abo twafatanije iki kiganiro, umugisha abazagikurikira, umugisha igihugu cyacu n'isi yose, kugira ngo twese tukurangamire kuko uri umwami, umugenga n'umutegetsi w'isi n'ijuru. Mubyeyi wacu Bikira Mariya, niwe Imana Data yashinze urugamba kugira ngo uruyobore, udutoze gukandagira no kumena umutwe wa Sekibi. Ndagusaba rero ngo abana bawe watoje ubahe imbaraga n'ububasha n'ibindi bikoresho bakeneye, abandi nabo ubasabire urumuri kugira ngo bamenye urugamba aho rugeze, nabo boye kwipfumbata cyangwa boye kwifata amapfubyi cyangwa ngo bigire ba ntibindeba, ahubwo buri wese bijyanye n'ingabire yahawe ayirwanishe kugira ngo umwanzi tumutsinde bitagoranye, tutarushye, tuve mu bucakara Sekibi yadushyizemo igihe yari maze gucumuza abakurambere bacu Adamu na Eva, maze tujye mu bwigenge Yezu Kristo yatuzaniye igihe yemera kumena amaraso ye kugira ngo tugire ubugingo. Ndagusaba rero umubyeyi wacu kugira ngo utubere umubyeyi, tukubere abana, kandi abakurikira ibiganiro bose ubabe hafi, ubagire inama, basabire ibyo bakeneye kugira ngo bitegure neza iyi Noheli Yezu Kristo azavukire mu mitima yabo no mu ngo zabo. Bikira Mariya Nyirimpuhwe, wibuke ko ntawe ugeze kumva ko wasubije inyuma waguhungiyeho, agutakambira mu murengero umusabire. Nicyo gituma nkwizera, ndakugana nkuganyira ngo umpagarare kuko ndi umunyabyaha. Mubyeyi w'umukiza, ntibirengagize ibyo nkubwira, ubyumva ubyiteho. Amina. Ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amen. Mugira amahoro ya Kristo, mubane na Yezu na Bikira Mariya na Yosefu batagatifu, kandi mugire divayini nziza, muzagire Noheli nziza. Yezu Kristo azavukire mu mitima yanyu, mu ngo zanyu no mu bihugu byanyu. Murakoze.